and it says, could you walk us through the core work of the permanent mission of Rwanda? Because many people often wonder how a mission at the UN differs from an embassy, like the one in DC, or our other bilateral diplomatic posts. So what makes this office unique in its mandate? Mwadusobanurira mu buryo burambuye imirimo y'ingenzi y'intumwa ihoraho y'u Rwanda muri Loni. Abantu benshi bakunze kwibaza uko intumwa ihoraho muri Loni itandukana na ambasade nko muri Washington DC cyangwa izindi ambasade z'u Rwanda mu bindi bihugu. Niki gituma iyi office ifite inshingano zidasanzwe kandi zinyuranye n'izindi? Martin Ngoga mu gusubiza yatangiye agira ati nibyo intumwa zihoraho ziratandukanye cyane, zitandukanye na ambasade. Ambasade ikora mu rwego rw'umubano w'ibihugu bibiri, igihe igihugu kimwe gihitamo kugirana umubano n'ikindi kigashyiraho ambasade muri icyo gihugu. Kandi koko ambasade ishobora kuba ihagarariye ibindi bihugu byinshi icyarimwe bitewe nuko igihugu cyohereza gihisemo kubigenza, bivuze ku murwa mukuru wacyo. Ariko rero intumwa z'ibihugu muri Loni nizitwa permanent missions cyangwa intumwa zihoraho. Ibi biterwa nuko imyaka isaga 80 ishize ibihugu byafashe icyemezo cyo gushinga umuryango w'abibumbye, hanyuma biza kuremera ko icyicaro cyawo gikuru biza kwemeranya ko icyicaro cyayo gikuru kiba i New York. Loni ikora buri munsi, bivuze ko buri gihugu cy'ikimember cyangwa member state kiba gifite inshingano n'ibyo kigomba gukurikirana hano ku cyicaro gikuru umunsi ku wundi, kuko bidashoboka ko abayobozi baturuka mu murwa mukuru bagera hano buri gihe. Ibihugu byafashe icyemezo cyo kugira uhagarariye igihugu igihe cyose bakamwohereza ngo abe ahari. Niyo mpamvu turi hano nk'intumwa ihoraho duhagarariye u Rwanda mu bikorwa byose birebana n'imibanire mpuzamahanga n'ibyemezo bifatirwa muri urwego rwa multilateral democracy. Bityo rero itandukaniro riragaragara. Ambasade ikorera mu mubano w'ibihugu bibiri gusa, bilateral democracy. Intumwa ihoraho muri Loni permanent mission ihagarariye igihugu mu mubano w'ibihugu byinshi cyarimwe mu rwego rw'imiryango mpuzamahanga, multilateral democracy. Umunyamakuru yakomeje agira ati murakoze. None se usanga intumwa zihoraho zigakorera mu mijyi ifite icyicaro cya Loni nka New York, Geneve n'ahandi Loni ifite icyicaro cyangwa ububasha. Muvuze ko aribyo bitandukanya izi office n'izindi ambasade? Aravuga ati, ubwo ndavuga Martin Ngoga wasubizaga uyu munyamakuru, yagize ati nicyo kibitera. Urugero, nge ndi hano nk'uhagarariye u Rwanda igihe cyose, ariko igihe minisitiri wanjye aje hano bitewe n'ibiri ku murongo w'ibyigwa ahita ansimbura agahagararira u Rwanda muri iyo nama. Niyo mpamvu mvuga ko ndi permanent representative, kuko mpaba igihe cyose. Ariko igihe abayobozi banyu bavuye i Kigali baje, mita njya ku ruhande nkabaha umwanya, kuko intebe nicaraho iba ari y'umurwa mukuru, iba ari y'u Rwanda. Numva rero ari byo bitandukanya izi nzego. Murakoze. Umunyamakuru ati birumvikana rwose. None se tuganire ku rwego rw'inshingano z'u Rwanda muri Loni nk'uko bamwe mu baharebwa n'iki kiganiro babizi. Turi mu nama rusange ya Loni ya 80. Ni igihe cyavuzwe nk'ikigenda gihindagurika ibikorwa byinshi bihari, kandi bikaba bifite umwanzuro ukomeye muri diplomasi mpuzamahanga. Ni ibihe by'ingenzi mwagaragaza ku murongo w'ibikorwa u Rwanda rubangikanye muri inama rusange, cyangwa u Rwanda n'ibiki rufite ku murongo w'ibyigwa? Martin Ngoga ati icyambere turabanyamuryango b'uru rwego mpuzamahanga, bityo natwe turi mu bikorwa no mu byemezo rusange by'isi yose. Turi mu byerekezo by'isi yose bijyanye n'ibyemezo Loni yafashe binyuze mu biganiro mpuzamahanga. Ni ukuvuga ko duhuza gahunda n'ibyemezo byose Loni nk'umunyamuryango mpuzamahanga w'ibihugu yafashe. Tuvuga nko ku ntego z'iterambere rirambye SDGs,
ku masezerano yerekeye ejo hazaza n'izindi ngamba nyinshi twiyemeje gushyira mu bikorwa twese. Ariko nubwo turi mu rwego mpuzamahanga nk'igihugu dufite no guhagararira iz'abanyarwanda bwite cyangwa igihugu cyacu bwite. Izacu rero zishingiye cyane ku mateka n'ubuzima bwacu bw'imbere. Icy'ingenzi ku Rwanda ni ikibazo cy'umutekano n'amahoro. Kubera amateka yacu akomeye, aho twahuye na jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 ndetse tukaba tukibona ingaruka z'ibibazo by'umutekano mu karere, rero dufata ikibazo cy'umutekano w'u Rwanda nk'umurongo wa mbere udasimburwa. Ariko ikibazo cy'umutekano cyakomeje kuba imbogamizi kuva mu mwaka w'1994 cyane cyane kubera umuturanyi aho imitwe yagize uruhare mu gukora jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 ikomeje gukorera muri icyo gihugu cy'abaturanyi. Niyo mpamvu iki ari cyo gikorwa cyacu cya mbere kandi ni kimwe mu bibazo biganirwaho kenshi cyane mu nama k'umutekano mu kanama k'umutekano ka Loni. Bityo bitwara igihe kinini n'uruhare runini rwacu, ariko kandi turi igihugu gifite uruhare rukomeye mu zindi gahunda z'iterambere. Turi mu itsinda ry'abanyamahanga baharanira uburinganire hagati y'abagore n'abagabo. Kubera intambwe ikomeye u Rwanda rumaze gutera mu guteza imbere uburinganire, turi rimwe mu matsinda akomeye ya diplomasi i New York, ngira ngo rigizwe n'ibihugu 153 kandi turi abakuru bayobora iri tsinda. Turi kandi mu bihugu bitanga ingabo nyinshi mu butumwa bwa Loni bwo kugarura amahoro. Dufite ingabo z'u Rwanda mu butumwa butandukanye bw'amahoro, bityo turi abitabira cyane ibyo bikorwa. Twateye intambwe idasanzwe mu kongera kubaka igihugu nyuma y'ibibazo u Rwanda rwagiye rucamo, kandi u Rwanda rumaze gufatwa nk'igihugu giteye imbere, aho gitera abandi imbaraga kandi igihugu cy'intangarugero. Ibyo bituma mu bigo n'amatsinda nka South Cooperation cyangwa G77 tugira byinshi dusangira tukabisangiza abandi, kandi natwe tukagira ibyo twigiraho. Bityo uretse ibyemezo rusange bya Loni duhuriyeho n'isi yose, dufite n'ibyacu byihariye nk'igihugu, aho tuganira tugakorana n'abandi tugasangira ubumenyi kandi tukagira byinshi dutanga mu ruhando mpuzamahanga. Umunyamakuru yongera amubaza ati kubijyanye na Loni bimeze bite? Ati kubijyanye na Loni turi kwizihiza isabukuru y'imyaka 80 y'uyu muryango. Hari byinshi byahindutse muri iyo myaka 80 ishize. Niba twasubira inyuma tukareba igihe Loni yashyirwagaho kugeza ubu, turebye nko ku mubare w'ibihugu byari bigize icyo gihe, birashoboka ko bitageze no kuri 20% ugereranyije n'imibare dufite uyu munsi. Urebye Afrika yose icyo gihe yari kiri munsi y'ubukoloni ubwo Loni yashyirwagaho. Niyo mpamvu u Rwanda ruri mu bihugu bisaba ko hakorwa ivugurura rikomeye muri Loni kugira ngo uyu muryango ujyane no kuri kw'isi y'ubu, kuko ibintu byinshi byahindutse mu gihe cyose cyashize. Kubijyanye n'uyu mwanya kuri isabukuru ya 80, umunyamabanga mukuru wa Loni yafashe icyemezo cyo gutangiza igikorwa yise UNA. Hari umurongo w'ivugururwa umunyamabanga mukuru wa Loni yifuza gushyira mu bikorwa, kandi twe turabishyigikiye. Turi mu biganiro bitandukanye bigamije gusesengura no kuganira kuri izo ngingo z'ivugururwa yatangaje. Ntabwo turamenya uko umwanzuro wa nyuma uzaba umeze, ariko muri rusange dushyigikiye iri vugururwa umunyamabanga mukuru asaba, nubwo ari igice gito cyane ugereranyije n'ibikenewe by'ukuri mu rwego rwo kuvugurura Loni mu buryo bwimbitse. Ibi bikomeje gukurikiranwa mu buryo butandukanye, haba ku ruhande rwa Afurika yunze ubumwe EU ndetse n'itsinda ry'ibihugu duhuriye ku bitekerezo hano ku cyicaro gikuru. Dukomeje gusaba ivugururwa ryimbitse n'inyubako nshya y'imikorere ya Loni mu buryo bwa politiki n'ubw'imiyoborere.
umunyamakuru ati mwavuze ku bibazo byo mu karere k'ibiyaga bigari cyane cyane ku by'u Rwanda rwagaragaje mu nama y'umutekano ya Loni. Rero hari umwanya munini w'itangazamakuru ndetse rimwe na rimwe amakuru atariyo ajyanye n'ibibera mu karere k'ibiyaga bigari. Ni izihe ngingo z'ingenzi u Rwanda rukomeje kugaragaza ku rwego mpuzamahanga? Ni ayahe makuru mashya abareba cyangwa abareba iki kiganiro turi kubagezaho bakwiye gusobanukirwa kubera muri aka karere? Kandi ushobora no kuvuga ku byo wibandaho kuva watangira inshingano zawe i New York. Martin Ngoga ati murakoze, ndumva kugira ngo dusubize iki kibazo neza tugomba gusubira ku nkomoko y'ibibazo by'umutekano mu karere kacu byo tumaze imyaka 31 duhanganye nabyo. Ni ahantu hakomeye natangirira, ariko reka nangire mu 1994 nubwo ibibazo byo mu 1994 bifite imizi mu myaka myinshi ibanza mbere yaho, harimo n'igice cyangwa igihe cy'ubukoroni. Ariko reka ntangire mu 1994. Loni yananiwe u Rwanda mu 1994. Jenoside yakorewe Abatutsi yabaye Loni irebera, dore ko yari ifite ingabo mu Rwanda. Igihe Jenoside yatangiraga, Loni yafashe icyemezo cyo gukura ingabo mu Rwanda. Loni kandi yagize uruhare binyuze mu byemezo bimwe yafashe byorohereje abakoze Jenoside gutoroka no guhunga. Ubumwe bw'amahanga cyangwa Loni byakomeje kutagira icyo bifasha mu gihe imitwe y'abakoze Jenoside yakomezaga kwiyorganiza, kwitwaza intwaro no kugaba ibitero ku Rwanda. Kuva icyo gihe kugeza ubu bagakomeza umugambi wa Jenoside, bagakomeza no gukwirakwiza ingengabitekerezo n'urwango kandi kurusha mbere. Ubu uru rwango rukaba rukomeje kuba rwiyongera mu karere. Ibyo bibazo by'umutekano byagiye byiyongera mu bihugu byinshi kurusha uko byari bimeze mbere. Bityo rero Loni ntiyabaye ingirakamaro mu guhangana n'icyo kibazo cy'umutekano mu karere kacu. Bamaze imyaka isaga 28 bahari binyuze mu ngabo z'amahoro za Loni, ariko ikibazo ntikigeze gikemuka, ahubwo umubare w'imitwe y'iterabwoba yakomeje kugenda yiyongera cyane mu gihe izi ngabo zari zihari. Kandi uruhare rw'itsinda ry'imitwe ya Jenoside bishyira mu bikorwa Jenoside yakorewe Abatutsi rufite uruhare rukomeye mu bibazo byo mu karere. Ukuvuga ngo iyo mitwe Loni yagiye ishyira iyo mitwe ku ruhande mu magambo asohoka no mu byemezo bifatirwa mu kanama k'umutekano ka Loni. Rero ikibazo gikomeye dufite ubu ni ugushaka gutuma akanama k'umutekano gasobanukirwa. Ariko wenda ijambo gusobanukirwa si ryo ryiza cyane, kuko twizera ko bamwe muri bo basobanukiwe neza uko ibintu bibyifashe. Suko bose batabisobanukiwe. Twizera ko bimwe mu bintu bivugwa nabi bidaturuka ku kutamenya neza, ahubwo bishingiye ku mpamvu zitandukanye. Niyo mpamvu duhagaze dusaba akanama k'umutekano gushyira ibibazo aho bikwiye gushyirwa no gusesengura ibibazo byo mu karere uko biri koko, kuko ari byo byatuma bahitamo umuti ukwiye. Muri make iri ku isonga ryo gutera igihugu cyacu ubwoba bukomeye, kandi uburyo ubwo ari bwo bwose budahera kuri iyo mpamvu nyamukuru ni ubuyobe kandi ntibwashobora gufasha. Hari n'ibibazo by'imbere muri Kongo bigomba kwitabwaho. Ibibazo by'abanyekongo bavuga ikinyarwanda bose bakomeje kwirukanwa, kwirengagizwa no gutotezwa, kandi benshi muri bo bamaze imyaka myinshi mu nkambi z'impunzi muri Uganda no mu Rwanda. Ibyo nibyo bibazo bifatika biriho. Niba umbajije icyo ndi gukora ni ukuzana ukuri ku meza no gukangurira abantu bose kumva no kwemera ukuri uko kumeze. Ntitwemerere ibihuha, propagande n'inyigisho zitesha umutwe ngo zibe zo arizo ziza imbere, cyangwa ngo zibe arizo ziyobora imyanzuro.
impamvu tubishyira imbere ni uko dushaka ko akanama k'umutekano gafata imyanzuro ishingiye ku kuri. Ibyo nibyo turimo gukora, gushyira ukuri n'ibimenyetso nyakuri imbere y'akanama k'umutekano no gukangurira buri wese kubisobanukirwa no kubifata uko bimeze, kugira ngo dushobore gukorana mu gushaka umuti w'inkomoko y'ibibazo kandi mu miterere y'icyo twifuza. Nk'uko wabigarutseho, intego yacu mu karere k'ibiyaga bigari ni intego yo kugira akarere gatekanye kandi gateye imbere, aho ubufatanye busimbura amakimbirane. Muri urwo rwego dushobora no kuvuga ku mirongo y'amahoro iri gukorwa muri iki gihe. Hari uburyo abaterankunga mpuzamahanga bashobora gushyigikira by'ukuri ibikorwa bigamije umutekano kandi hashingiye ku byo tubona hano muri Loni uyu munsi. Babigaragariza bate? Icya mbere, reka mvuge ko u Rwanda rufite ubumenyi buruta ubw'abandi ku ngaruka z'umutekano muke, kuko twahuye n'ingaruka zikomeye z'umutekano muke kurusha abandi mu karere. Niyo mpamvu iyo dusaba inzira ziboneye zo guhangana n'ibibazo by'umutekano muke, niyo duhamagarira ubufatanye mu kubaka akarere kacu gatuje, biba bishingiye kuri ibyo byagiye byihererekanya cyangwa bisimburana mu mateka, ndetse n'uruhare rwacu mu butumwa bw'amahoro ruturuka kuri iyo mpamvu. Tuzi neza igihombo cy'umutekano muke kuko twarahombejwe. Ugarutse ku mirongo y'amahoro, peace process, yego hari amahirwe, nkurikije uko mbibona, amahirwe yihariye aho ibihugu bikomeye kandi bidukunda biri mu bahuza. Hari umurongo uri Washington cyangwa inzira ya Washington, aho twasinye amasezerano hagati ya Repubulika ya Demokarasi y'u Rwanda ku buryo bwo gukemura ibiri hagati y'ibihugu byombi, harimo no gukemura ikibazo cy'umutekano giterwa na FDLR, ndetse n'uko u Rwanda ruzakuraho ingamba zo kwirinda twashyizeho mu gihe icyo kibazo cyaba kiranduye burundu. Uwo murongo uri gukomeza muri Washington kandi hari intambwe nziza iri kuboneka. U Rwanda rwiyemeje gukora uruhande rwarwo no kubahiriza ibyo twasezeranye uko twabyiyemeje. Hari n'undi murongo uri gukorwa i Doha uhuza M23 na guverinoma ya Kongo, ugamije gukemura ibibazo by'imbere mu gihugu, ibibazo byo kwirukanwa, ibibazo by'imiyoborere myiza, ibibazo by'ubwenegihugu buhakanwe ku baturage bamwe. Mu rwego rw'akarere tugamije kuba twajya mu bice byinshi no mu bihugu byinshi kurusha uko byari bimeze mbere. Birakwiye kuvuga ko Loni itagize uruhare rufatika mu gucunga ikibazo cy'umutekano mu karere kacu. Bamaze imyaka irenga 28 bahari mu rwego rwa MONUSCO, ariko nta musaruro ugaragara batanze. Umubare w'imitwe y'iterabwoba n'iy'abarwanyi wakomeje kwikuba kenshi kandi wagumye kwiyongera mu gihe aba basirikare mpuzamahanga bahari. Ikindi, uruhare n'akabaro kuriya mutwe w'iterabwoba wakoze jenoside mu Rwanda rwagabanutse cyane. Urwo ruhare rwagabanutse cyane mu myanzuro y'ibiganiro by'inama y'umuryango w'abibumbye ishinzwe umutekano. Ikibazo cyacu gikomeye muri iki gihe ni ugusaba inama y'umutekano kumenya no kwemera ukuri ku bibazo bihari, kandi turizera ko ikibazo kidaterwa nuko hari abatazi uko ibintu bimeze. Oya, twe twemera ko bamwe mu banyamuryango bayo bazi neza, gusa bakagoreka ukuri ku mpamvu zitandukanye. Turacyakora dusaba inama y'umutekano gushyira ibibazo aho biri mu kurwanya umutwe wa FDLR. Turifuza ko inama y'umutekano ifatira ibyemezo ku kuri, kuko ari byo bizadufasha gukemura impamvu nyakuri y'ibibazo. Hari inzira z'ibiganiro nk'uko twakomeje kubiganiraho, yaba iza Washington ndetse n'iya Doha. Iya Doha ikaba iri kuba hagati ya M23 na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ikaba ikubiyemo ibibazo by'imbere mu gihugu biri mu bwenegihugu, uburenganzira n'imiyoborere, ibibazo by'imbere ariko bigira ingaruka mu gihugu duturanye.
ikibazo cya nyuma turangirizaho ni iki mwavuga kigaragaza ijwi ry'u Rwanda ku rwego mpuzamahanga. Ati murakoze, u Rwanda rusanzwe rufatwa neza kandi rugaragarizwa icyizere ku rwego rw'isi. Bimwe mu byabiteye ntagiye mbigarukaho magambo navuze haruguru. Turi igihugu cyari cyaramaze kwandikwa nk'icyabuze icyerekezo mu myaka 30 ishize. Twabuze abantu barenga miliyoni, twabuze byose, imiyoboro y'imibereho n'ubukungu yari yarangiritse burundu. Ni bake cyane bemeraga ko u Rwanda ruzongera kubaho uko bikwiye, kandi ndakeka nta n'umwe washoboraga kubitekereza uretse twebwe ubwacu. Kuva ubwo twashoboye imbaraga mu kongera kubaka igihugu cyacu bundi bushya, twateye intambwe ikomeye mu nzego zitandukanye. Umutekano mu gihugu imbere, umutekano wakomeje kugenda uba mwiza kurusha ibindi bihugu. Tukaba turi mu myanya myiza mu bipimo by'ubushakashatsi mpuzamahanga, kandi hari ibimenyetso bifatika bigaragaza ibyo. Nubwo duhora duhanganye n'akarere karimo umutekano muke, ariko umutekano w'Abanyarwanda mu gihugu imbere wakomeje kuba mwiza cyane. Turi igihugu gitanga umusanzu ukomeye mu mahoro mpuzamahanga binyuze mu kohereza ingabo zicunga amahoro. Dufite politike zigezweho mu bijyanye n'uburinganire n'ubwuzuzanye bw'abagore n'abagabo. Turimo kugera neza ku ntego z'iterambere zashyizweho n'umuryango w'abibumbye. Dufite kandi ibisubizo byacu twishakiye, homegrown solutions, dukomeza gusangiza ibindi bihugu byo mu majyepfo y'isi mu rwego rw'ubufatanye. Ibihugu bitandukanye bikunze kuza mu Rwanda kwiga cyangwa kuganira ku buryo bwo gucunga inzibacyuho no gukora ubutabera bw'ubwiyunge, cyane cyane ibihugu biri gusohoka mu bihe by'intambara nyine, kugira ngo byongere byiyubake, biri mu nzibacyuho ndetse biri muri izo nzira, kugira ngo bibashe kongera gusohoka mu bihe by'intambara, bitangire bigire amahoro, biza kwigira ku gihugu cy'u Rwanda. Navuga ko u Rwanda rero rufatwa neza kandi rushimwe ku rwego mpuzamahanga. Dutanga ubuyobozi mu nzego zitandukanye, harimo izo twavuze, kandi naho tudafite imyanya y'ubuyobozi bukuru tuba dukora dufatanya n'abandi. Rero mu isesengura ryanjye nk'uhagarariye u Rwanda mu muryango w'abibumbye, navuga ko u Rwanda ruri ku murongo nyawo. Dufite icyizere ko tuzakomeza gukorana n'abandi bose kugira ngo ibibazo bisigaye bikemuke mu nyungu rusange zacu twese. Murakoze. Countries coming to Rwanda to share with us or to learn from us, or to work with us on how to navigate their own situations of transitional justice, countries that are largely emerging from conflicts. So I would say Rwanda is highly regarded in the international platform. We provide the leadership in different areas, some of which I have discussed with you, and where we don't hold positions of leadership, we are active participants and working with others. So I would say my assessment as a permanent representative to the United Nations is that Rwanda is on the right track, and that we hope we can continue to work with everybody to ensure that issues that we needed to resolve are also resolved in the interest of everybody. Thank you. Thank you.